Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bene data, ni wa musore wanyu King Love nk'uko bisanzwe, muzajya mukurikirana byinshi bitandukanye hano kuri King Love TV. Rero mu by'ukuri turabagezaho amagambo menshi akomeye kandi atandukanye. Bene data rero mu by'ukuri tubanje kubiseguraho kandi tubihanganisha kuba mwari mumaze igihe mutabona video zacu, ndetse kandi mwumve n'ibyigisho byacu, ndetse kandi na byinshi bitandukanye. Rero bene data, Uwiteka nakomeze kubana namwe kandi abasetse, abatoneshe, abahereze urukundo ruzira uburyarya. Ni ukuri bene data, mbanje kuza mbashishikariza urukundo, mbanje kuza mbashishikariza kumva umuntu, kumva ko nawe ari umuntu. Inshuti bakunzi, ni ukuri ndababaye cyane, ntago nishimye. Mbanjije kubabaza, ese mu by'ukuri iyo uri umukristo, iyo uri umukozi w'Imana, warangiza mu by'ukuri ukajya ahantu ku rusengero runaka, ugaca muri gare, wagera muri gare ukabona umuntu uri kugendesha ikibuno, umuntu udafite amaguru, ukabona umuntu udafite amaboko, ukamucaho nta n'igiceri cy'ijana umuhereje kandi ateze intoki agusaba, cyangwa se mu kimwe akwereka ibimenyetso by'uko amerewe nabi, akeneye ubufasha bwawe, ariko mu by'ukuri ntugire ikintu umumarira, uba witwaje iki? Kandi nyuma y'ibyo byose ukabirengaho, ukajya mu rusengero ugasanga witanze ibihumbi 100. Ibyo njye naratekereje nsanga ari bya bindi bita ngo nkore bambone. Ese nimba ukorera Uwiteka koko, ukaba ukorera Imana yacu twemera twese, uratekereza ukumva neza ko ufashije wa muntu Imana itaguhereza uwo mugisha? Ese koko murishuwa neza ko, cyangwa mwemera ko neza ko ari amafaranga mutanga mu rusengero akora ibyo muyatangiye? Sinje kubwiriza abantu cyangwa se kugumura abantu kugabanya ubwitange mu nsengero, ariko mu by'ukuri tekereza kabiri uvuga uti, uyu muntu nciye hantegeye kuboko nako kutuzuye ku gice, uyu muntu ubana n'ubumuga nciyeho ntafashije, narangiza nkajya gufasha abishoboye kwifasha. Muvandi, tuza, gira ibyo ugabanya, urebe uvuga uti mu by'ukuri iki ni ikiremwa muntu. Murakoze. Kandi mu by'ukuri nizere ko nta muntu undakariye, kuko ni kenshi cyane nkunda kubibona ahantu henshi ngenda kabona umuntu nari nzi ko ari umukristu, kabona umuntu ufite ubushobozi aciye ku muntu ukeneye gufashwa, ku muntu mu by'ukuri ubona ko utakagombye kurengaho udafashije, ahubwo ukajya gufasha abantu benshi batandukanye, ngo nuko musengana, ngo nuko. Ikindi mu by'ukuri gerageza mushimire Imana, mushime Uwiteka. Nta hantu na hamwe waba uri, nta buryo na bumwe waba umeze bwatuma udashimira Uwiteka Imana yacu. Uraba uri aho ngaho uhangayitse wabuze amafaranga, kandi nubwo wayabuze ufite amaguru, ufite amaboko, ufite umutwe, ufite ubwonko bwo gutekereza ahantu y'amafaranga yava, ufite n'ingingo zose. Simvuze ko kuba wujuje ibyo byose mvuze hejuru bitavuze ko utabura amafaranga, ariko se nshuti bakunzi bene data, ko wayabuze ufite amaboko, ukayabura ufite amaguru, ukayabura ufite umutwe muzima, uribaza uwayabuze nta maguru afite? Uribaza uwayabuze nta maboko afite? Uribaza uwayabuze abana n'ubumuga, uwayabuze nta bwenge bwo gutekereza aho yayakura, uwayabuze? Muvandi, waba ukennye, waba ukize, shimira Uwiteka Imana yacu, kuko nujya wanga uri hasi cyane, urasanga hari undi none uri hasi yawe. Mu by'ukuri niba ufite umutima w'urukundo, numukubita amaso urabona ko ibyawe bishimishije kurenza iby'uwo muntu. Twagiye tubona byinshi bitandukanye, tukabona byinshi abagiye batambuka mu maso yacu barenze umwe, ndetse kandi wenda bakoze amazina hirya no hino atandukanye, bari bafite byinshi bitandukanye, ariko barapfuye barabisiga. Ariko nagira ngo nkubwire ko wenda bitewe n'abo bagiye bagirira neza cyangwa se n'iki, uyu munsi baracyibukwa.
nimba barubashye Uwiteka bagakora imirimo yabo nk'uko bikwiriye, uyu munsi baracyibukwa. Ariko si uyu munsi nutekereza ku kajambo ngo ndakize ukaba nyamwigendaho, ibyo bizarya bite? Sinzi uko ubyumva. Hari amagambo menshi akomeye menshi mu by'ukuri ku bantu badakurikirana status yanjye ya WhatsApp. Hari amagambo akomeye nkunda gucishaho, bamwe muri mwe mukavuga muti ese aya magambo acishaho kuko wababajwe? Ese aya magambo uyacishaho ko waciye mu buzima bubi? Ariko nayo ngo nkubwire ko Uwiteka Imana yaramfashije, nta buzima bubi bukabije cyane naciyemo. Ariko nayo ngo nkumenyeshe ko hari ibyo mbona hanze aha bikaba ngombwa ko mbishyira hanze. Sindi imiseke igoroye kuko wenda ngo mbe navuga ko nanjye ndi intungane, ariko mu by'ukuri umwigisha umwe ngo yaravuze ati mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Ntabwo nshatse kuvuga yuko nanjye ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora, kuko ku bushobozi bwanjye nizeye neza ko ntako ntagira. Uwo mbeshya ntere ibuye ashyire comment hasi aho ambwira ati King, ko cyagiye twahuye bimeze uku, ko cyagiye byari bimeze uku, ufite uburyo wamariye iki? Bene da, ndabasezeranya yuko kubaha Uwiteka, ariko ngira ngo murabizi, kuva mu byaha ariko ngira ngo murabizi, ariko menya neza aho byiriwe siho birara. Uyu munsi ikintu kiri hejuru ejo kizajya hasi. Gira neza uyu munsi kuko ejo ntabwo uzi uko uzaba umeze. Umuntu none wimurindiriza ejo, kuko umuntu azi iminsi amaze ntago azi yashigaje. Murakoze gutega amatwi King Love nk'umusore wanyu nk'uko bisanzwe. Ndabashimiye cyane, mukomeze gukanda subscribe, share, like, comment ndetse n'ibindi.